reka njyewe nihereho. Imana ishimwe, umbabarire unyitegereze undebe neza. Ndi umudamu mwiza kandi ushima Imana. Imana yahinduriye izina, Imana yahinduriye amateka, Imana yangiriye neza. Ni ukuri uze kumbabarira nunyitegereza, ukitegereza kino kiganiro ukacyumva, ugasanga hari ibyo navuze bitandukanye n'uko ndi, ujye muri komenti umbwire ngo iki n'iki ntabwo ari cyo. Nzabasaba imbabazi kandi nzagikosora. Yesu ashimwe cyane. Njyewe ubuzima navukiyemo, njyewe nkiri muto, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana bikomeze kubana namwe aho muri hose, aho muherereye hose, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, intara zacu z'u Rwanda zose, haba ibihugu duturanye, Afurika, Amerika, Uburayi, isi yose muri rusange. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ndabifuriza umwaka mushya umuhire wa 2025. Turashima Imana yaturinze ikatugeza muri uyu mwaka. Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Nagira ngo mbashimire cyane bivuye ku mutima wanjye abantu bose badukurikirana ku Mpuhwe z'Imana TV, abakora subscribe, abakanda share, abakanda bakora comment, mwese mukatwereka ko turi kumwe, abadukurikirana kuri TikTok. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibagirire neza. Nanjye ndabakurikirana ngo murabizi, turasubizanya, turaganira. Imana y'amahoro ibaha umugisha, abaduha ibyifuzo bitandukanye, haba kuri TikTok, haba kuri YouTube, rwose turabisengera ndetse cyane. Kandi ni ukuri ibisubizo byo gusenga muzajya mugenda mubibona uko bukeye uko bwije. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga nizo mbaraga zacu, gusenga nibyo byatubeshejeho, gusenga nibyo bitumye turabo turibo uyu munsi. Turirata Kristo kuko yatumenye natwe tukamumenya. Aho tugeze ubu ni ukubera Imana, aho tugeze ubu ni imbaraga z'Imana, aho tugeze ubu ni urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka wa 2025 uzakubera umwaka wo guhindura ubuzima bwawe, uzakubera umwaka uzashiriramwo agahinda n'umubabaro wahuye nabyo. Nkuzaniye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 60 guhera ku murongo waho wa mbere. Nubwo ni harehare ariko harimo amagambo yawe n'ayanjye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome uyu murongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ngo ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amina. Mwakire ijambo ry'Imana.
ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. byukaho umaze imyaka uryamye. Muri 2025 ndakwifuriza kubyuka aho wari uryamye. Nkwifurije kubyuka mu gahinda wari umazemo imyaka kuva wavuka kugeza uyu munsi. Tuvuge ngo amen. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, ngo kandi lebone talabini drai, ngo kandi ubwiza ngo bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya. Ngo dore umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi, umwijima uzatwikira amahanga ari imbere yawe. Haleluya. Ngo ariko wowe ngo uzabyuka itabini, uzabyukana kurabagirana kuko ari Uwiteka ukubyukije, kuko ari Uwiteka uri mu ruhande rwawe, kuko ari Uwiteka uvuganye nawe. Hora tapira bonedrayi 2025 akira kubyuka ukarabagirana, akira kubyuka ukambara imbaraga z'Imana, akira kubyuka ukava muri ako gahinda, akira kubyuka ukava muri uwo mubabaro, akira kubyuka ukava muri ubwo bushomeri, akira kubyuka ukava muri ibyo bikurwanya, akira kubyuka. Ngo dore umwijima uzatwikira isi, ngo umwijima w'icuraburindi ngo uzatwikira amahanga ari imbere yawe. Ngo ariko wowe ngo Uwiteka azakuzaho ubyukanye kurabagirana. Amen. Yesu ashimwe. Byuka urabagirane kuko wavuzweho n'Imana. Byuka urabagirane kuko hari icyo Imana yakuvuzeho ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Byuka urabagirane zilibone talabone drai. Byuka urabagirane. Reka nkubwire, ushobora kuvuka ubabaye, ukavukira mu gahinda, ugakurira mu gahinda, ahantu hose ukabona ugoswe n'agahinda. Ariko hari imbaraga z'Imana, hari reboneta, hari Imana yakuremye ukitabinire drayi. Ubundi reka mvugane nawe uhurikiye aho uherereye hose mu isi yose. Reka tuvugane iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ujya kubaho nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare. Ujya kubaho Imana yabikoze nk'uko ibishaka, kuko yari yabigambiriye. Kubera iyi si tubamo birashoboka ko wabayeho ubuzima bushaririye, ariko ijambo wuzaniye muri uyu mwaka 2025 byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Amen. Haleluya. Mbabarira uzamura icyubahiro cy'Imana, ucyumvira ijambo aho uri hose. Zamura icyubahiro cy'Imana. Reka nkubwire aka kantu, kugera kure ntabwo ariko gupfa. Kugera kure ntabwo ariko gupfa. Birashoboka ko waba warageze ahantu kure n'uyu munsi ukabona ari nta nzira, ariko kugera kure siko gupfa. Amen. Haleluya. Umuntu uriho umugambi w'Imana, umuntu uriho kugirwa neza n'Imana, umuntu Imana yavuganye nawe, umuntu wavuzweho n'Imana, uravuka ukavukira mu busharire, ugakurira mu busharire, ndetse rimwe na rimwe abantu bakagufataho ijambo, abantu bakavuga amagambo bashaka, abantu bakavuga uko bashaka n'uko babyumva, ariko ntabwo ari wo mugambi Imana igufiteho. Umugambi Imana igufiteho ni ukubyuka ukarabagirana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana ishimwe we. Ndumva ineza y'Imana.
kapirebo ndumva kugirirwa neza n'Imana. Reka nkubwire, Imana ishimwe. Wari uzi ko ujya uvuka rimwe na rimwe ukavukira no mu buryo busa nkaho butazwi? Imana ishimwe. Reka njyewe nihereho. Imana ishimwe. Umbabarire unyitegereze undebe neza. Ndi umudamu mwiza kandi ushima Imana. Imana yahinduriye izina, Imana yahinduriye amateka, Imana yangiriye neza. Ni ukuri uze kumbabarira nunyitegereza, ukitegereza kino kiganiro ukacyumva, ugasanga hari ibyo navuze bitandukanye n'uko ndi, ujye muri komenti umbwire ngo iki n'iki ntabwo ari cyo. Nzasaba imbabazi kandi nzagikosora. Yesu ashimwe cyane. Ngewe ubuzima navukiyemo, Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Bwari bukakaye, bwari bukomeye. Ngewe nkiri muto, mfite nk'imyaka hagati y'umunani, 9, 10, 11 n'ibiri. Mu by'ukuri nari umukobwa mwiza. Amen. Kandi n'ubu ntago ndi mubi. Imana ishimwe cyane. Ariko ndibuka umugabo wa mama nari mfite amaso meza y'umweru, ariko reka nkubwire, abantu buzuye shitani, abantu buzuye ubugome, abantu buzuye urwango, abantu badakorera Imana, batazi Imana. Uzi ko batureba ntibakugiraho n'akayerekwa na gato. Ntabwo nzabyibagirwa. Yajyaga ambwira ngo dore uko kireba, ngo kirareba ngo nk'ihene yishwe n'ikiziriko. Ibaze. Ubu reka nkubwire, ubu reba imyaka ndimo, ndareba nabira. Haleluya, haleluya, haleluya. Akambwira amagambo akakaye, amagambo ashaririye, amagambo mabi. Yesu ashimwe cyane. Ariko njyewe nkahoraho inyenyeri y'Imana, nkahoraho Imana igahora ibana nanjye. Ntabwo agakiza kanjye ari ak'uyu munsi. Navutse nkijijwe, mvuka n'impano z'Imana, mvuka nkunda Imana, nshaka Imana. Imana ishimwe. Turashima Imana ijya ibana natwe, abantu bakatwita amazina, abantu bakatuvuga ibyo tutari byo. Reka nkubwire, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Hari ubuzima ucamo, nubwo waba uri mwiza ute, umuntu akakubona ko uri mubi, umuntu akabona uri mubi kandi uri mwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyama Imana yo mu ijuru. Umuntu utarimo Yesu se, ubu ngubu wasanga n'ahari nta na telefone byibura ngo anankurikirane, arebe anyitegereze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Arebe Imana y'amahoro. Icyama Imana ikamusanga, ikaba yaramuhaye n'agakiza byibura. Haleluya. Kuko iyo umuntu ari w'inyenyeri y'Imana, reka nkubwire, niba hari umwana ufite utabyaye, ntukajye umureba nk'ikindi kintu, ahubwo ujye umureba nk'umuntu uzavamo umuntu ukomeye ejo. Ujye umureba nk'umuntu uzavamo umuntu udasanzwe uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana, turashima Imana ihindura amateka, turashima Imana yatugiriye neza, turashima Imana yaduhinduriye izina, turashima Imana yerekanye gukomera kwayo, turashima Imana. Reka nkubwire,
Esiteri yahunganye na nyirarume, barahungana baragenda. Imana ishimwe. Esiteri agendana ibanga ry'Imana. Esiteri agenda ariho umugambi w'Imana. We na nyirarume bajya inama. Haleluya. Kuko igihugu bari bagiyemo ntabwo bemeraga Abayuda. Yesu ashimwe. Ngo yitwaga Hadasa. Haleluya, haleluya. Bahindura izina bamwita Esiteri, bagenda ku ibanga. Ngo noneho umwami agera igihe agira ibirori, umugore aramusuzugura. Amaze kumusuzugura, abami n'abatware baravuga bati uyu mugore aragusuzuguye, ntabwo uyu mugore ashobora kongera kukubera umugore. Imana ishimwe. Kwari kugira ngo Esiteri ahabwe agaciro, kwari kugira ngo ahabwe icyubahiro. Noneho barategeka ngo abakobwa bose bazi ibwami, bisige, base neza, baberwe, ngo umwami yihitiremo umukobwa ashaka. Imana ishimwe. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Baragenda babaha ngo ibihumura neza, babaha ibintu byose byo kwirimbisha, ariko Imana y'amahoro ngo ifata Esiteri. Umwe ikegera inkone y'umwami ngo iramufata, imujyana mu cyumba cye wenyine, ngo amuha ibintu byiza byo kwirimbisha, ngo ararimba cyane, asa neza, ngo aba nk'umwamikazi. Tuvuge ngo amen. Duhereze Imana icyubahiro. Esiteri uzi ko yegukanye ikamba ryo kuba umwamikazi. Kubera iki? Kuko yasaga neza, kuko yari mwiza. Bamuhaye ibyo kwirimbisha, bamuha ibintu kugira ngo akunde ase neza. Imana itugirire neza rero. Gusa neza ntabwo ari bibi, gusa neza si icyaha. Gusa neza ikintu aho bihindukamo icyaha ni uko bikugira umwibone, ni uko bituma uba umwibone. Ariko niba utibona ugasa neza, Esiteri umwami yamukunze kuko yasaga neza. Tuvuge ngo amina cyane. Tuvuge ngo haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Buriya hari abakozi b'Imana nemera, Imana ibaha umugisha. Apostle Mignone, haleluya. Imana iguha umugisha. Mukundira ukuntu abwira abantu kwiyitaho, gusa neza, kugira isuku. Naho abandi abantu bamanjwe birirwa bavuga mushumba yaraguye, yisize, yagize gute, agatiro. Umva, ubwo ni ubugambo bw'amafuti butarabwa abantu bakijijwe. Reka nkubwire, tuzamurire Imana icyubahiro. Aya magambo yumve, numara kuyumva ugasanga waravuzemo amagambo adesheje Imana icyubahiro, ugende wihane. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishyirwe hejuru. Umva nkubwire iki kintu, iyo uri ku ikosi y'Imana, iyo uri mu butayu bw'Imana, iyo Imana irimo kugucura, abasirikare bose aho bava bakagera bahabwa umugisha n'Imana. Umusirikare iyo agiye ku ikosi, amen, inshuro nyinshi umusirikare iyo agiye ku ikosi, uzi ko ashobora kumara umwaka atarabonana n'umuryango we, nubwo yaba afite umugore n'abana, nubwo yaba afite n'ababyeyi be, ashobora kujya ku ikosi akamara umwaka atongeye kubonana nabo. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Iyo umuntu ari ku ikosi aba agomba kubanza kuvamo ikintu cyitwa, nabyita ngo iki, ubutesi, ubutegaji, ibintu by'ubuntu bwo koroshya byose bakabimuhanagura mu mutwe. Haleluya. Noneho mu mutwe we bagashyiramo ibintu byagirira umumaro igihugu, byagirira umumaro umuryango we. Rimwe na rimwe hakaba hari naho yakwitanga, doko agatanga n'ubuzima bwe kubera igihugu, cyangwa agatanga ubuzima bwe kubera wowe. Buriya rero inshuro nyinshi ibintu byo mu mubiri tubisanisha n'iby'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Umurokore uri mu butayu, iyo Imana igushyize mu butayu, iyo Imana igushaka, iyo Imana igukeneye, iyo Imana ishaka kugukoresha, hari ibintu byinshi cyane.
haleluya, igukuraho kuko irashaka kubanza gufata umutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri mu butayu ntushobora kujya muri salo gukoresha inzara. Iyo uri mu butayu ntushobora kujya muri salo gukoresha umusatsi. Iyo uri mu butayu uba uri mu butayu uba wambaye ibigunira. Iyo uri mu butayu uba uri mu buribwe, uba uri mu busharire wambara ibigunira. Haleluya. Njye nigeze kuba mu buzima bwo kwambara ikigunira. Kubera iki? Imana yaranshakaga cyane cyane cyane, nkajya mbwiriza nambaye ikigunira, nkajya nihanisha abantu nambaye ikigunira. Kubera iki? Nari mu butayu, nari mu butayu, nari mu bihe byo kutagaragara, nari mu bihe byo kutabonwa, nari mu bihe ibintu byose nabishyize ku ruhande, ndi kumwe n'Imana gusa. Imana imbwira ati nyura aha nkanyura, ikandi ati kora ibi nkakora ibi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko igihe iyo kigeze iby'umwuka tubisanishe n'iby'umubiri. Iyo umusirikare ashoje ikosi, nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ujya kumupasingisha, akamwambika iki? Amapete y'ibyo yakoreye. Muzarebe umusirikare wavuye ku kozi, abasa neza, ababyeyi bamusuye, bamushyiriye impano, abana bamusuye, yiyogoshesheje ari mwiza. Kubera iki? Yarangije ikosi, yarangije ikosi. Byaciye ku mateleviziyo ko yarangije ikosi, yarangije ikosi. Imana ishimwe. Rero abanyamwuka natwe ntimukadushyireho komantere. Iyo turi mu butayu umva n'imyate turayirwara, ariko iyo twasohotse mu butayu byuka urabagirane. Niryo jambo twatangiriyeho, byuka urabagirane. Igihe cy'ubutayu wagisohotsemo, igihe cyo kutikoraho gusa neza wagisohotsemo. Imana yamaze kugutwikurura, Imana yamaze kugushyiraho ubwiza bwawe. Igihe cyo gusa neza ni iki ngiki. Mureke kuvangirwa, mureke kuvuga ngo runaka nditega ibitambaro se ndi mu butayu, ndambara ibigunira se ndi mu haleluya, haleluya, ndambara ibigunira se ndi mu butayu. Imana ishimwe. Ubutayu Imana yabunkuyemo, tuvuge ngo amina. Ikosi y'umwuka narayikoze, narayishoje. Imana ishimwe cyane. Iki ni cyo gihe wivangirwa ngo utangire kuvuga utuntu n'utundi tudafite 12. Haleluya. Turi abantu b'Imana, Mwuka Wera aracyari muri twebwe, imbaraga z'Imana ziri muri twe, Imana iracyadukoresha. Haleluya. Ntabwo gusa naba ari ukugwa, no. Ntukavuga ngo usa neza ngo runaka ngo asigaye asa neza ngo isiga amatiro ngo yaraguye. Naraguye se wamfatiye mu kabari? Imana ikubabarire. Ntabwo kurimba ari ukugwa, ntabwo kuba umushumba ari ukuba ari ugusa nabi, ntabwo kuzura Umwuka Wera ari ugusa nabi. Haleluya. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo nimukitiranye ibintu. Hari igihe cyo kuba mu butayu, hari n'igihe cyo gusohoka mu butayu. Hari igihe cyo kubira, hari n'igihe cyo gusarura. Hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo guceceka. Igihe cyo guceceka twagisohotsemo. Impamvu twagisohotsemo ni uko tukubwira ubutumwa bwiza. Amina, haleluya. Tukubwira ubutumwa bwiza twicaye hano country zone, ukabubona uri Burayi, turabini rabone drayi, ukabubona uri muri Amerika. Turi mu gihe cyo kuvuga, igihe cyo guceceka twagisohotsemo. Halo, Yesu ashimwe cyane. Tuvuge ngo amina, tuvuge ngo icyubahiro n'ikibi cy'Imana, tuvuge ngo Imana yacu
yacu yamamare, y'ukurabagirane. Igihe cyo gusuzugurwa oya, igihe cyo gufatwaho ijambo oya, twagisohotsemo. 2025 ni umwaka wo kurabagirana, ni umwaka wo gusa neza, ni umwaka wo kugenda, ni umwaka wo kuvuga, ni umwaka wo kwagura ubwami bw'Imana, ni umwaka w'iterambere, ni umwaka wo gushima, ni umwaka wo guseka, ni umwaka wo kunezerwa n'Imana, ni umwaka wo kugira ngo ugire agaciro mu rugo rwawe, ni umwaka wo kugira ngo umugabo wawe agukunda kwiteho, ni umwaka wo kugira ngo umugore wawe agukunda kwiteho. Amina, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Rusi na Nawomi barabanye baromatana. Rusi yubaha nyirabukwe, Rusi agendana na nyirabukwe atakiri umukazana, yari umukazana mu buryo bw'amagambo, kuko bwari mu buryo bw'amagambo, kuko nta muhungu nyirabukwe yari agifite, bari barapfuye barashize, ariko yomatana na nyirabukwe, abana na nyirabukwe. Rusi abana na nyirabukwe baromatana, nta muhungu Nawomi yari agifite, ariko ngo bamaze gusubira mu gihugu cy'iwabo, Rusi yararahiriye nyirabukwe ko atazamureka. Baragenda basubira mu gihugu cy'iwabo. Bageze mu gihugu cy'iwabo, umva Imana, bagira mu gihugu cy'iwabo, umugabo witwa Bowazi ahabwa umugisha n'Imana. Umuntu wese witwa Bowazi uri muri iki gihugu ahabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Abagabo bose, halo, Imana ibaha umugisha, muri abo kubahwa. Imana ishimwe cyane. Ngo noneho Bowazi amenya amakuru ya Rusi, amenya ko yanze gutererana nyirabukwe, umugabo we amaze gupfa. Imana itugirire neza. Aragenda, Rusi ajya guhumba ku mbuga za Bowazi, ingano zari zeze, ngo agiye guhumba, ngo abaza abagaragu be ngo uriya mukobwa ngo ninde. Abagaragu bamwe ngo uriya mukobwa yitwa Rusi, ngo yanze kureka nyirabukwe. Okay, noneho kumbe Bowazi yari mwene wabo n'umugabo wa Nawomi. Imana ishimwe cyane. Noneho ngarageje avuga ngo mujye mumureka ngo ahumbire hafi y'aho mwahuriye kugira ngo abone ibigaragara. Umva akantu nyirabukwe yamukoreye. Imana ishimwe. Nyirabukwe yabonye umukazana we yazanye ibintu byinshi. Ndashaka kuvugana n'abagore bataganduka, cyangwa mvugana n'abagabo bataganduka. Imana ibababarire cyane. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Nyirabukwe ngo aramubwira, tumva rero mwana wanjye ko wazanye ibintu byinshi, uyu munsi wahumbiye he? Undi ati nahumbiye ku mugabo witwa Bowazi. Nyirabukwe ati wow, uzi ko Bowazi ari mukamwene wabo w'umugabo wawe? Pepera Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubwo nako ngako muri muvuge ngo mushumba yaguye. Ntago naguye, ndababwira ukuri. Imana ijya kurema isi n'ijuru, yaremye isi n'ijuru, irema buragoroba buracya, ishyiramo ibikoko, ishyiramo Adamu, ibona ko Adamu atagomba kubamo wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Kuki yamuremye? Nuko yabona. Ese ko Imana ijya kurema ibikoko n'iki, yagiye irema ikigore ikigabo kubera iki? Haleluya. Ibyo tuvuga ni ibyanditswe. Imana ishimwe cyane. Turababwira ibyanditswe by'Imana. Haleluya. Noneho ngo arangije amaze kumubwira ati uriya ni mukamugabo wanyu. Aramubwira, tumva rero mwana wanjye, mukobwa wanjye, wagize umugisha, wageze ku mugabo udasanzwe. Uriya mugabo ni mwene wanyu. Uze kugenda witunganye neza, ukarabe neza, wisige ibihumura, wisige doko umere neza. Bowazi, iyo dusomye mu mateka na Bibiliya, Bowazi yari umugabo ukuze. Ntago yari akiri umugabo w'agasoresore, oya, yari umugabo ukuze. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo, Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo. Kandi Rusi yari mwene wabo, Nawomi yari mwene wabo.
Rusi
yari umukobwa yari akiri mutoya, nubwo yari yarapfaga ariko yari akiri mutoya. Ntabwo yaba nk'abakobwa b'iki gihe, ntabwo yagombaga kubura umugabo. Amen. Ariko yabonye nyirabukwe, umugabo wapfuye, abahungu be bapfuye, avuga ati oya, uyu mukecuru ntabwo namusiga. Imana ishimwe, yomatanye na nyirabukwe, nyuma agira umugisha w'Imana. Omatana n'Imana uzabona umugisha. Haleluya. Omatana n'Imana. Arangiza amugira inama ati wambare neza, use neza. Wakumvisha ku kantu, wambare neza. Niba ufite imyenda, jya wambara neza wica abazimu. Amen. Wisige neza. Amen. Umudamu aho akagera agirwa no gusa neza. Imana ishimwe. Iyo utari mu butayu, iyo utabuze icyo wisiga, kuko hari igihe abantu baba mu butayu bagakaraba ibyatsi byitwa umutanga. Hari ibyatsi byitwa umutanga, ubutayu bwose tuba twarabunyuzemo tubuzi. Ugakaraba imitanga ikazana urufuro. Haleluya. Cyangwa ugakaraba ibyatsi byitwa raya busiku. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi dukaraba agasabune keza, nta nubwo dukaraba isabune y'amasahani, oya, dukaraba agasabune keza kugira ngo duke. Nyirabukwe rero aramubwira ngo ugende wisige, use neza, witunganye, nurangiza ujye mu cyumba Bowazi arara. Noneho ujye ku mirambizo. Ndafashijwe. Haleluya. Ujye ku mirambizo, ku maguru ye. Noneho wiyorose wiryamira aho ngaho, umushyuhire aze kumva aguwe neza. Ubwo urumva uyu mukecuru cyangwa nyirabukwe cyangwa Naomi yarebaga ishyaka uyu mukazana yamugiriye, akumva abishoboye yamushyingira Bowazi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Umva nkubwire kano kantu, yabikoze nk'uko nyirabukwe yamugiriye inama. Abadamu mwese mufite ba nyokobukwe, musabwe kububaha, musabwe kubakunda, kuko bababyariye abagabo. Imana ibaha umugisha. Barakoze. Nanjye ndamufite, ndamukunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije aragenda nk'uko nyirabukwe yabimubwiye, aryama mu mirambizo ya Bowazi. Kubera yuko, ariko ndumva afashijwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubera yuko umugore ari urugingo rw'umugabo Imana yaremye. Iteka ryose umugore iyo yegereye umugabo, ubuzima bw'umugabo busa nkaho buhindutse. Tuvuge ngo amen. Akiryama amaguru ya Bowazi arashyuha, ngo ashyushye yumva doko agize ibihe bidasanzwe. Abadamu mwubahwe, abagabo mwubahwe. Haleluya. Reka mvuge ngo abagabo bose bankurikiye muhabwe umugisha n'Imana, ariko cyane abagabo bafite urukundo. Abagabo mudafite urukundo, musabwe gukunda abo mwashakanye. Imana ishimwe cyane. Musabwe gukunda abo mwashakanye nabo, ukamukunda, ukamukundwakaza, ukamwita utuzina. Hari abagabo bazi kwita abagore babo utuzina twiza. Haleluya. Bakamwita shumi, hani, baby, sweetie, utuntu nk'utwo. Abagabo bita abagore babo ayo mazina, muhabwe umugisha n'Imana. Kandi mwabadamu, nawe niba uzi ko umugabo akwita iryo zina, nawe ujye umwita ngo mutware wanjye. Habwa umugisha n'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Uzirikane ko wavuye mu rubavu rwe. Muhabwe umugisha n'Imana kugira ngo ingo zacu zikomere. Muhabwe umugisha n'Imana. Noneho ngo Bowazi yumva arashyuhiwe. Imana ishimwe cyane. Yumva arashyuhiwe, ngo aravuga ngo wowe urinde. Rusi aravuga ngo ntugirireho umugisha umujakazi wawe. Ntugirireho umugisha umujakazi wawe. Navuze ngo abagabo bose bitwa ba Bowazi n'abatitwa ba Bowazi muhabwe umugisha n'Imana. Bowazi kuko yari umuntu mukuru uzi ubwenge, ntabwo yabaye nk'ab'iki gihe bari ko mbyita, ahubwo yaciye bugufi
agira ibitekerezo byagutse, atekereza amateka y'uriya mukobwa Rusi, atekereza sebukwe, atekereza abagabo babo bapfuye. Aravuga ngo uyu mugore icyo ashaka ndacyumva, niko mbyumva mu mutima wanjye, icyo ashaka ndacyumva. Bowazi atekereza kabiri, aratuza, aravuga ngo reka nteranye abagabo bakuru bafatika bazi ubwenge, ndebe ko uyu mugore cyangwa uyu mukobwa namushakira undi mugabo. Tuvuge ngo amen, kuko byari bikwiriye ko uyu mugore abona umugabo. Mana ishimwe. Ngo arangije arabateranya, ababwira ikibazo uko gihagaze, ariko abo yabwiye, uwo yahisemo kubibwira yaramuhakana, avuga ati oya, njyewe ntago birimo. Ariko Bowazi ni umugabo uzi ubwenge, Imana imuha umugisha. Yanze guhita abikora, abicisha mu bwenge bwinshi yahawe n'Imana, kugira ngo abone uko yigarurira uyu mukobwa, kuko yari asanze ari umukobwa ufite amateka meza. Imana ishimwe. Yari afite amateka meza, yari afite uburyo yafashije nyirabukwe amaze guhura n'ibibazo. Mu by'ukuri umubyeyi Naomi yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kubura umugabo akabura n'abana n'abakazana bakamuvaho, byari bikomeye, ariko Rusi amunamba. Tuvuge ngo amen. Noneho Bowazi abibwiye undi abyanze, Bowazi ahitamo, arababwira ngo noneho Mana ishimwe, noneho njyewe nimunyemerere mumbwire ibiguzi bisabwa kugira ngo mbitange negukane uyu muryango wa Limeleki. Mana ishimwe. Bamuca ibiguzi, bamuca amafaranga, atanga amafeza, atanga izahabu, kugira ngo abashe kwegukana Rusi na Naomi n'imitungo ye yose. Arayigura kugira ngo Rusi abashe kuba umugore wa Bowazi. Imana ishimwe cyane. Tuvuge ngo amen. Ndavuga ngo murabizi, ababyeyi benshi turahura, turaganira. Ntago niba umutware wawe wagukoreye ikosa, ntago mwitura gukora irindi kosa. Ntago niba umugore wawe wagukoreye ikosa, ntumwitura gukora irindi kosa. Ahubwo icyo musabwa ni ugusenga Imana, ni uguca bugufi, mukubaha Imana, mukayoboza Imana, Imana ikabasha kubagirira neza, Imana ikabasha kuba umugisha. Ijambo twatangira nakubwiye ngo byuka urabagirane. Urwo rugo rwawe rudakomeye, byuka urabagirane. Ubwo ibyo bibazo n'ubushomeri n'agahinda, byuka urabagirane. Ubwo bupfubyi wakuriyemo, byuka urabagirane. 2025, byuka urabagirane. Amazina bakwisukira umwana akaba akigukurikirana, 2025, byuka urabagirane, kuko umucyo wawe waje. Yesu ashimwe. Ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ngo ariko wowe, kuko Uwiteka ubwiza bwe buzaba bwakurasiye, uzagubwa neza, uzasa neza. Umwijima uzatwikira ziriya nzangano zose, umwijima uzatwikira bariya barozi bose, umwijima uzatwikira ubwo burwayi bwose, umwijima uzatwikira ubwo bushomeri bwose, umwijima uzatwikira icyo cyangiro kikuriho, umwijima uzatwikira ubwo kurara udasinzira, izo ndwara zakwizengurukije, ibyo bibazo bitandukanye byanze kukurekura. Byuka urabagirane, kuko ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye mu izina rya Yesu.